Hi guys, kadukora skincare mbabwire ukuntu nasanze ntwite. Mva sinzi ukuntu byagenze njyewe iyi ntuzi ifite filter nabuzita ifite filter cyeka nkoresheje kamera isanzwe kandi ko editinga birangora. Anyways, mumize mute rero mu kwezi kwa karindwi 2024 nari kwa gatanu ubwo nari mfite kujya guhostinga ku cyumweru hama kwa gatanu mu gitondo njya muri dushe bisanzwe ariko nakundaga gukoresha ibinini byo gusinziriza bya sister kugira ngo ndyame neza nduhuke hama nzaje njya ku kazi naruhutse neza. Abantu bakoresha ibinini byo gusinziriza murabizi. So umunsi umwe nyine kwa gatanu njya muri dushe. Ngiye muri dushe ukuntu byagenze nikubise hasi rwose mba nidumbuye hasi bitari nibanga. Barago nikubise hasi nka kwa kundi muri filime bikubita hasi ukajya kwa muganga udahumeka bakakubwira kwa muganga ko twite kandi wagezeyo wikubise hasi. Ngiye ni just nabuze balance. Iraistona nari nyirwaye. Nuko ndavuga ati buriya ni umunaniro maze igihe ntaruhuka kubera guhostinga ndakora cyane reka nongere ndyame. Nari ndi kwibrosa nibwo nyine nani kubisase muri dushe ubroso kwibrosa korogati iranokira ndanaruka ndavuga ati uyu ni umunaniro tu. Yek guys, iri kwisiga skincare sukibagirwa ijosi ryawe n'amatwi kibagirwe ndabyihorera ndiryamira. Nuko ndiryamira ndavuga ati ni umunaniro reka ndyame nduhuke neza wenda n'ikinini ntabwo cyanshizemo neza. Dore serum ndi gukoresha guys. Nuko nsubira kuryamana n'umuntu nabibwiye ko icyo gihe nabaga kwa twin sister wanjye natarajya hanze. Yes, niho naruhukiye mva muri Omani naho nari ndi kuba njya kuryama. Subira kuryama mu cyumba ariko umva umukozi arakaranga igitunguru mbansubiye kuruka. Impamvu ndi kugenda mbyegeranya n'utuntu twambayeho ndi kugenda negeranya kugira ngo kuko nari namenya ko ntwite kugira ngo nimba nawe utwo tuntu tukubaho umenye ko you are just pregnant. Ubwo ku cyumweru serum sinayiberetse ngisha neza niyi ngiyi. Ku cyumweru mitajya guhostinga nararutse nyine ngiye mbifata nk'umunaniro kuko narahostingaga mu gatatu mu cyumweru bifata nk'umunaniro. Nuko njya kuryama nyine bisanzwe. umukozi wacu ahita natwiba. Amaze kutwiba oya byari ku cyumweru ngiye gukora haza abantu bake. Icyo gihe sinzi ikintu cyari cyabaye Gisenyi nimba ari president wari wiyamamarijeyo haje abantu bake nakugiriye mu nguni ndarira kwa ko na hostinze nabuze abantu baraza bati manager azitikeshi yabibaho na Muyango ureba n'umusitari nawe ajya hostinga abantu bakabura kandi ku cyumweru n'umunsi mubi abantu batangira kunganiriza amarira nari mfite. Ubu ngubu unyicaje hari ukambye ati ari amarira wayabona ntayo nabona. Naricaye ndarira guhera the wave guhera kwibonsa baraza barahoza. Can you imagine? Ubwo nabuze umukiriya kandi n'ubundi bari bumembe. Guys, cream ngiye gukoresha ni ngiyi ni Fabu wayimpaye nashyizeho na nimero ziwe maze kujya muri post. Ntago nari kugura andi mavuta mfite amavuta yandi. Iyi ni Arabic cream kiri uduke. Nuko nabwiye ko nari natandukanye n'umusheri wanjye ko twari twatandukanye kuri icyo cyumweru nyine twahise dutandukana kandi ndamutwitiye. Kuwa mbere umukozi aratwiba kuko nari nakoze ku cyumweru. Tubyutse dusanga umukozi rwose ntabwo inzikorobye ntaki yari yatwibye. Amaze kutwiba asiga nyine n'ibintu bidakoze. Nuko nguko sister wanjye ahita ahamagara mama ngo adushakire umukozi. Mama aravuga ati mwaje
ibyo bintu bibabayeho nyine ntabwo navuga story yo kutwiba kuntu yagenze gusa byari bibabaje ibintu nari navanye muri Omani byose arapakira n'imyenda y'abana turyamye aratwiba so nyine byari bibabaje mama aravuga ati mwaje mukaba muje kunsura ibyo bintu byababayeho tukanabiganira tukajya no gusenga ko uyu munsi hari icyumba ndi bugemo turavuga ati nta kibazo reka tugende twigire no kwisengera dore ntabwo durutse gusenga nuko twagiye kwa mama umva dusanga yadutekeye nishyira ibiryo ku munwa mbandarutse mbangize iki mbandarutse kandi noneho gufunga umutwe kwanjye nari nafashe gahunda ko dari sunscreen ndi gukoresha nari nafashe gahunda ko sheri wanjye niyo byagenda gute sindi bumuhamagare niba njye ntabwo ndi bwiyunge nawe mama aravuga ati katujye kwa muganga ni hano hirya urumva tujya kwa muganga tugiye kwa muganga bamfata ibizami byose bampereza nyine n'akantu murakazi nyine ako kantu mama ariko we yari yabibonye aravuga ati sha umva wa mukobwa we ndi gusenga ati none ndabansebye ndaba ndi kumwe na mama umva ndabansebye baza mama wawe kujyana kukuvuza bakamubwira ngo uratwite sheri malaria barayibuze njye ndi gukomeza mvuga n'umunaniro ubwo se fatigue kubera ko mama nkora amajoro nyine biki n'ibiki muva ibisubizo byose biza nta kintu ndwaye ka kantu kameze nk'akabike kaza tubiri udukoni tubiri my friend mama wanjye nca muri suso kugira ngo barebe ko nyine wasamye ahita akamwana akahita avuga ngo ni ikimenyetso ngo ningira ngo n'inshuti mbi ngo mpura nayo ikancuka kuko ngikancuka ngazahita kajyana kuri ribu ngo ngabangandege ngande guys iyi ni cream ya tonotono ikiza tonotono shanyine nuko nguko namenye ko nwite nabimenye ndi kumwe na mama wanjye n'umuganga maze muribuka ko nanashwanye na papa Iriva bose papa Iriva wanjye twari twashwanye ubwo se kubimubwira ngo ndatwite washwanye n'umuntu mutabrokanye se nuko mama baratangiwe na vovo ariko we yaramuzi mama uwo muntu ninde ko nari nzi wavuye nuwo muri Omani kuko nago twari tumaze twari twarashwanye noneho mama we akomeza azingo ndisingo ariko vovo we yarabizi na musaza wanjye Eugene bari bazi ko mfite boyfriend by that time turi nkababwira ati we are on talking stage kumbi twebwe twana brokanye nuko ndatangira njya kubrokora ariko sha inkondo rwose nuko ndatangira njya kubrokora nibaza mama nawe ari kumbaza mva ibintu byose byambanye byinshi by that time everything was like oh my god like byose byari pa akazi nayo mfite contract nasinye contract inda break up my mom internet bye guys ndabakunda